ati ngoya ngo ngiye nyine yagahita avuga ati jewe nariko nabibonye wimbeshye biki ndamubwira nti reba ahita abibona noneho nka mu gitondo icyo gihe hari n'umuganda mu gitondo ni nayo wanyandikiye Yago arambwira ati Clara none nishimira ko nyine ari n'umukobwa tugiye gukorana ndavuga ni inzara naramujyana cyo no kumujyana wenda mu rugo tukisanzura iki uretse ko nyine ni uwo ari wese n'undi mwaka umuntu wa mbere yambwiye w'umwana mwiza nyine ushaka guhita amfasha byihuse arambwira ati rero buriya ushaka kwegera Hey my people, meze mute nizere ko meze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi ndabashuje cyane mbifuriza umwaka mushya muhire wa nari ngiye gutarwa mu mwaka wa 2024 guys twageze mu kwa 12 ukwa 12 ni ukwezi urumva kwiza kuri ngewe buri kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatandatu kuri ngewe n'ukwezi n'amezi meza cyane kuri ngewe kuko niyo mezi nyine ngewe n'umugabo wanjye n'abana banjye twavukiyeho so rero ndabakunda cyane Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubagura abantu bavutse muri uku kwezi mukomeze kugubwa neza mubona amagift Imana ibakuze mu buryo bw'imyaka ariko ibakuze no mu buryo bwo mu mwuka bwo gusenga ibakuze no mu buryo bw'amafaranga mugira ibyo mugeraho ndabakunda cyane rero so rero uyu munsi ngiye kwivugira nagize 16,000 urabizi mula so urabona ko abantu banjye nkomeje kubashimira nukuri munyereka urukundo kubera ko buri munsi ko mbyutse mpita mbona hajeho aba subscribe nta munsi ndabyuka nyine ngo mbure nk'aba subscribe biyongereye uko byenda kose kandi atari umwe atari babiri atari batatu biyongereye pe ndabashimiye rero ntago ibyo mukora mu bikorera ubusa anyene bambasabira umugisha hanyuma rero uyu munsi ngiye kwivugira kuri Yago Pondate Yago muri uyu mwaka afite nako muri uku kwa 12 n'ubundi muri uyu mwaka afite igitaramo mu kwa ku itariki 22 hariya kizabera murakizabera yarya ndiri kumumagara kizabera Camp Kigali muzamushyigikire ndaza kuza gushiraho ntuze uburyo bagura amatike process zose uburyo zigenda urumva kugira ngo ntaza kubasobanura nkabibasobanura nabi hanyuma rero Yago impamvu wenda mufashe n'umwanya kugira ngo muvugeho nyine hari ikintu yankoreye kiza nyine hari igihe nyine umuntu donc nkuko yabahaye ibiganiro byiza namwe ni byiza ko mumushyigikira mutitaye nyine ku bintu biba biri hanze aha ngaha buriya abantu nta nyine baravuga ngo ubanze kuvuga waheze mu nda ya nyina kimwe nuko umuntu ashobora kuvugwa cyangwa se ashobora gukora ibintu wowe icyo ugomba kureba ni ukureba nyine urukundo umufitiye kuko cyane ko abantu kuri social media ibintu mubona hari biba ari ukuri hari niba atari ukuri sibyo nge rero menya Yago namumenye kubera Ngwino Ndebe ukuntu byagenze urumva twari turi kugenda tumanutse tugiye kuri la Gardien numva nari nshonje tugiye kugura amasambusa dutegereje ko Shema ari kutweditingira none turamanuka n'amaguru ngo intambwe ateka twigendere n'amaguru Ngwino Ndebe turamanuka tugera ahantu yakoreraga kuri Nobilis none Ngwino Ndebe ahita mupepera barasuhuzanya Ngwino Ndebe ahita mbwira ati reka tujye kumusuzana ntabwo namenye ko ngiye ari Yago suri kunyumva ntabwo namenye ko ari Yago ubwo tuba turagiye ndavuga ni Yago tugezeyo rero bana mbona afite swaga za danger mbona ari sharp mbona nyine ko kundi nyine tuba tumubona nyine mu biganiro twajya tumubona mu biganiro banjye ntabwo nari muzi abantu uhita ubona ari wa wundi nyine afite courage niba umva havuze bamuhaye amadolari muri aka kanya ko afite ibyishimo byinshi urumva barasuzanya nanjye baransuje Ngwino Ndebe ahita mbwira ati uyu mwana uramuzi ahita mbwira ati oya
bya nyine bya blague ahita ambwira ati ubwo rero ahita amwereka ikiganiro twakoranye umva ahita amubwira ati yego ko mana yanjye dukore ejo urumva shareka nkubwiza ukuri ntabwo yigeze nyine ntabwo nakubwira ngo naramubwige nyine kwa kundi hari ukuntu nyine ubona umuntu ari uko wabitigise wabiruhiye umva wabizicyuye rimwe na rimwe hari nabo wenda utigitira ariko bitarambaho nyine utigitira ukabona rimwe na rimwe nta nubwo babonye hari abantu bijya bibaho nyine benshi ariko ndashima Imana ko nyine uru rugendo ntago yego narwifashishije urumva ariko nyine inshuti zanjye nyine zambere nyine kiraro ntibyangora cyane ntibyangora kubera ko muri no rugendo tuba turimo no gufashanya utabonye umuntu gusapotinga birashoboka ko wenda nawe wazagera ukagera aho ugera kwa ko ntago ariko nta muntu ushaka kugera ahantu ashaka adafite abantu icyo gero bwarakeye yagurumva twese duhana nimero oya nimero nene nayifite namwandikiye twaranapanze ariko atarambwiye nyine kundubwira umuntu hi nkamwohereza nyine link ariko urumva nge nyine kuvuga nyine ibintu cyane mva nanga nyine umuntu ushaka kumpakanira ndabitinya bitambwira ntere nahise mbwira ntere ntinanakwandikiye maze ati ngoya ngo nge nyine yagahita uvuga ati jewe nariko nabibonye wimbeshye biki ndambwira ni reba ahita yibona noneho nka mu gitondo icyo gihe hari n'umuganda mu gitondo sha ni naye wanyandikiye Yago arambwira ati Clara bimeze bite dukore yanyitaga none ngo Clara dukore se noneho ndamubwira nti rero byaba byiza urumva ntago nyine niba naye ntarajya muri salon niho byagenze bite ndamwanya uyu munsi urumva byaba byagoranye niriwe mu rugo urumva n'umuganda nagutinza reka tuzakore mu munsi aranyemerera umva dukora n'ikiganiro twakoze cyagenze neza buriya yagore mu bantu bakora ibiganiro byiza ari umwe nyine mu bantu umva ntago ari wenyine ukora ibiganiro byiza hari basabe hari Chita hari n'abandi bose ariko nyine nawe ari mu bantu nyine babaza neza nyine ukumva ni sawa kabisa urumva nankoresha ikiganiro kigenda neza hari abantu nyine urumva mwambonye bwa mbere mumbona kuri Yago TV show ko ndabyibuka ko ariyo ni nayo mva kuri Jo Twins ni nayo ntuze ni nayo YouTube channel nayisenjyaho ya kabiri ego abantu nyine bakomeza kunyereka urukundo uriya kugufu supportinga ni kimwe no kugira ngo abantu bakwereke urukundo ni ikindi rero namwe nyine niyo mpamvu nkomeza kubashima nyine mwanyeretse urukundo ntigeze mbona cyane no kuri Jo Twins nahise mbona abantu message mva nuvuga ko nyine ni mu mpa comment nyine mbi ndi bita ncika intege okay nago ndi umuntu ucika intege gutya ariko nuvuga nyine ntari bugira ibintu byanjye cyane nkavuga ati apo ibintu se n'undi ko mbona atari byanjye ko nahisemo ukuntu mwankunze nyine mukajya mwandikira bampinga muri inbox channel ko twayibuze gutya na gutya wow mitangira nyine courage ndavuga wow no kwa Yago mbona ebana ikiganiro cyanjye bagikunze twagiranye ikiganiro cyiza urumva ebana sha mpita mbona ko rero ikintu cya mbere narimvuze gutya nuko nababwiraga nyine aho uko namenyenye nawe nshimira nyine barabo mpora mbashimira n'abantu banjye muri urugendo ni nabo bantu nyine nzi neza ko bifuza nyine bakwishimira iterambere ryanjye buriya hari igihe ushaka guhura n'abantu okay nubwo mwakoranye sava bikarangira ariko nzi neza ko nyine kandi nibaza ko ntibeshya nzi neza ko nyine Jo Twins ni abantu nyine ku buryo n'abantu babanzi nyine ntago yego ari bose cyane ariko kenshi umuntu nzi ahita ambwira ngo unsubize na ba Jo Twins ku buryo n'abantu bajya banyandikira bambwira ngo tuba twumva ahubwo ngo channel yanyu ngo mwese nyine ngo mukorana urumva so rero niyo mpamvu nyine urumva nkomeza kubashimira cyane urumva kandi nzi neza ko ari bo bantu nyine n'abantu b'ingenzi nibo bantu nyine nanjye mbifuriza ibyiza mbifuriza gukomeza kwaguka mbifuriza gukomeza gutera imbere kuko mu kazi ka buri munsi iyo bateye imbere nanjye mbanzi neza ko niba bateye intambwe imwe nanjye rwose mbizi neza ntashidikanya ko ndi mu rugendo hanyuma rero niyo mpamvu nari ndimo mbabwira ngo Yago ukuntu nabonye ari umuntu nyine mwiza ni umuntu nyine ukuntu ameze ari cool ibyo bindi nyine by'abantu wenda ngo ibyinda iki ibyo ntago bindeba nge ndeba buri ibintu rimwe na rimwe ni byiza kureba muri ibintu bikureba
ibyo niba ari nabyo niba atari nabyo nge simbizi kuko sindaganira nawe ngo ese yinda nibyo sibyo ntago ibyo tubigana ko ntago tugirana nyine ibiganiro bya hatari ariko ikintu cya mbere nyine nababwira ngiye uko namubonye nabonye ari umuntu ugira umutima mwiza ko nigeze kubaza Mutuzo impamvu mwigeze kubona dukorana ni nabyo ngiye kugarukaho nyine kuri Yago impamvu nanamushimira Mutuzo dukorana kujyana nawe tumenyane urumva natekereje navuga se ko nta kamera mfite bino bintu nkaba nabitangiye telefone sinzi kwikoresha ntanagura ni ya telefone ya iPhone nanayiguze ngira ngo wenda nzankoresha telefone ko mbona telefone bishobora kuzangora ntabyo nzi sinzi kweditinga sinzi iki noneho Yago ndamwandikira ndamubwira se Yago ko ngushaka arambwira ngo uze kuza hano dukorera nyine kuri Nobilis nta kibazo umbwire urumva nanga kubimbwira kuri telefone kugira ngo atanampakanira ngezeyo arangije icyo gihe nasanze agiye gukorana ikiganiro na Ali Sudi na Madamu Ali Sudi n'umwana mwiza cyane nabonye nyine ari umuntu uri kuraraganira nyine ntago yikomeza simbizi wenda kwikomeza undi nta nubwo bari nabyo ariko nyine nabonye afite ukuntu nyine ari umwana mwiza to nabonye ari umwana mwiza hanyuma tuba twiganira nyine barangije ikiganiro mva ari gukorana n'umugabo we barangije ikiganiro bitangendera mvugisha Yago ndanga ese Yago ko ufite ibikoresho kandi wenda udakora amasaha yose nta kuntu wajya byibuze ikiganiro kimwe ku munsi waba ukoze ikintu cyabaye rero ambwiye ati ngiye rero none mitanikanga ko agiye kumakana na mwana ati niwe ugiye kumakanira mbaba rutawanyumviye ubusa arambwira ati man nuko aba yivugira ati man bitewe humura ubwo wowe banza utega amatwi nkubwire umuntu wa mbere yambwiye w'umwana mwiza nyine ushaka guhita amfasha byihuse arambwira ati rero buriya ushaka kwegera Chita buriya Chita nawe n'umuntu mwiza arambwira ati wowe wakwegera Chita akombwira no Chita twaye tutarakorana twese Chita ko tutarakorana ko tutarahura nyine ngo tuganire urumva nahita njya kubwira umuntu urumva nyambikubwiye ko akari we muntu twakoranye habona unaziranye na n'inshuti zanjye so numvaga nyine nta kibazo ahita ambwira ati rero reka nkwereke ngewe nta kibazo kuba twakora nagutiza kamera kw'ibikoresho n'ibyanjye ko nandwo nkora nyine kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ikintu rero wakora uzajya ukora wagenda ukaganiriza Mutuzo ari naho nyine nshimira na Mutuzo arambwira ati genda umuganiriza kuko urumva niba ibikoresho ari ibyanjye ariko mu kamera woman arya danye wa cameraman n'umukamera woman sibyara urumva arangije arambwira ati wowe wagenda ukamuvugisha ukumva ibyakubwira yabikwemerera it's okay Mutuzo rero ndagenda ndamwegera nta kubeshya Mutuzo yambera umwana mwiza nyine urumva nanye nk'umuntu ntago nshaka kureka umuntu nyine gutyo ngo ibintu wenda byagize umusaruro ngo mwihorere gutyo ariko ntago yigeze nyine ndushya hari umuntu nyine ushaka kukurushya ugahita ubona ko ibintu nta musaruro urabibonaho nturamenya icyo uri nturamenya nyine navuga gute nturabona nyine inzira uri kujyamo kavuga si ibintu ndahita mbijyamo wenda nene n'ugita ncika intege nkavuga reka mbe mbyihoreye rero yambereye umwana mwiza Mutuzo ebana dukorana neza arambwira ati nta kibazo Yago ndamubwira ni Mutuzo twavuganye nta kibazo none nishimira ko nyine ari n'umukobwa tugiye gukorana ndavuga ni inzara namujyana nco no kumujyana wenda mu rugo tukisanzura iki uretse ko nyine ni uwari wese n'undi yo mwakorana n'undi abarakazi muri gukora ariko nyine nise nishima ko ari n'umukobwa tugiye gukorana ikindi kintu ababwira nyine biba bigoye ko abagore cyangwa abakobwa bahuza cyane ariko Mutuzo niwe muntu nyine sizi ukuntu nabwira ukuntu ameze niba umuntu utinda kuvuga agatinda kumva nyine n'umuntu uri kuri gahunda sinzi ukuntu nabikubwira nyine aratuje kandi agakora ibintu neza cyane atasakuje ku ibintu bye nyine ibikorwa bye biruta amagambo donc niko navuga mwaramubonye kuri anniversaire yiwe cyagiye tumwifuriza nyine isabukuru nziza rero nawe nyine ndanamushimiye urumva iki kiganiro ni umwanya mwiza wo kuvuga nyine ku gitaramo cya Yago ariko ni n'umwanya mwiza wo gushimira abantu baba baragiye bamba hafi murumva so rero ikintu navuga niyo mpamvu nyine nafashe uyu mwanya ni byiza gushimira umuntu akiriho kuko gushimira umuntu nyine atakiriho nta kintu yabivuze rero ngenda bashimira abantu bose
cyane cyane. Hari abantu benshi bagiye bamfasha muri uru rugendo, na Sabin Chita. Urumva uyu munsi nuko nari ndi kuvuga, nabo nzagira igihe cyo kubavugaho, ariko nuko nari ndi kuvuga nyine urumva ku gitaramo cya Yago, mvuga no kuri no kuri iyo support nyine yampaye. Support ya kamera muri ibintu byacu ni support ikomeye cyane. Kubona umuntu nyine uguha support ya kamera ni umuntu ubukomeye cyane, sinzi ukuntu nyine wabivuga, kubera ko rimwe na rimwe amashusho ya telefone hari abantu babazi kuzikoresha cyane ukabona nta n'ikibazo, ariko buriya amashusho kano kaguru ndakanenetse kandi ntabishaka kari kumbabaza. Urumva niyo mpamvu nyine ndi kubabwira uyu munsi nyine nitonze ndimo ndavuga ku banye, ndimo ndabashimira biteye ubwo. Urumva so rero nagira ngo mbabwire ngo muri uru rugendo ni byiza ko abantu dufashanya. Hari abantu uhura nabo ugasanga aho kugira ngo bagufashe ukabona nyine ahubwo baragukomerekeje, sizi ko ariko wenda nabyita, sibyo? Ukabona abo bantu mu rugendo rwawe wari uzi ko ari abantu nyine bawe, okay, oya sinovuga ngo abantu bawe wari uzi ko nyine ari abantu mushobora gushyigikirana, mushobora guterana imbere, mushobora kunganirana, ariko ukabona nyine uwo muntu ikintu wari umwitezeho si cyo umubonyeho, ariko we ahubwo ukabona we rimwe na rimwe ntago yishimiye wenda aho ushaka kugera, ntago yishimiye nyine uburyo wenda uri gutera imbere, ntago yishimiye uburyo wenda abantu bagukunda. Uretse ko ibyo ngibyo nyine ntarabibona cyane, urumva ntago ari ibintu nyine navuga ngo ntarabibonye. Donc ntago nyine muri uru rugendo ndimo ntago ndahura n'ikintu nyine kimbabaza ku buryo nyine gishobora no kunshira intege, ko muri uru rugendo muri ibintu dukora njya mbyumva nyine ngo hari ukuntu urumva mu bantu ntago habura uruntu, ariko biba byiza nyine iyo buri muntu amenye ikintu akora, akamenya n'agaciro agiha, akamenya n'ibyo atagomba kuvuga, akamenya n'ibyo agomba kuvuga. Kuko buriya hari igihe umuntu ahubuka, nkaba nahubuka nkaza nkavuga ikintu ntazabasha kugarura, kandi social media ni ikintu kiba kizagumaho. Ugasanga nyine cyane cyane iyo wakoze wenda nk'ikiganiro wenda nko ku zindi channel, ukaba wavuga ikintu urumva ntabwo umuntu ari buze gusiba ikiganiro yakoze kiri bumwinjirize gikora iki, ariko ugasanga nyine ibintu uri kuvuga ugasanga uri kwiteranya n'umuntu mwahuye muri uru rugendo, mutabana, mudahorana, n'ubundi ataza, n'ubundi ubaye hari udahari, n'ubundi urarya ukaryama, sibyo? Cyane ko akenshi abantu iyo dufite ingo ubusanga nyine ureberera urugo rwawe n'abantu muhuye nyine ntago muhura ntago nyine twege tuba tukiri muri cya kigare wenda cyo kuvuga ngo no guhura abantu mwasohokanye mwamaranye amasaha. So rero urumva twege ikigare cyacu nk'abari abadamu tugiye ikigare cyo kuganira, tutezanya imbere, tugirana inama, famiye bigomba kugenda gutya, nk'uko nyine tuza tugakora ibiganiro hano, ukaba waganiriza umuntu ukamubwira ati urumva akanaka uziko ntari nkazi, ukumva n'undi akanaka uziko ntari nkazi, ugasanga nyine abantu murahuje nyine mugeze nyine ku kintu kiza gifatika. Urumva ugasanga nyine ni byiza nyine mutagiye mu bindi bintu bidafite umumaro. Burya icyo nicyo kigari kiba ari cyiza cyane. Rero urumva muri uru rugendo ni byiza ko dushyigikirana. Mwana bibonye ko dukunda nyine gushyigikirana, tukagira nyine ibintu tubungura, tubabwira nk'abadamu nyine twarishiza hamwe tukavuga tuti ibi nibi turabibaganiriza, tubabwire mwarabibonye nyine ibintu byose iriya twakoze, tuzongera nyine tubundi tuyitekerezo twongeye tuyigarure. Ariko nyine ikintu nababwiraga muri uru rugendo ari nayo mpamvu navuga nyine kuri Yago, uru rugendo no gufashanya, ukareba ikintu cy'ingenzi kuri wowe, urwango ukarushira ku ruhande, kuko buriya ibintu byose iyo bijemo urwango cyangwa se kudashyigikirana biba ari zero. Niyo mpamvu rimwe na rimwe twege ibiganiro dukora ibiganiro ntabwo nyine tujya twibanda juste ku muntu cyangwa se ku bantu, twivugira nyine ku bintu byacu, mu bintu by'ingo, ku bintu dushaka kubahuguraho, cyangwa se namwe tukababwira ati muri comment muze kutubwira, mutubwire uko ibintu bimeze. So rero muri urugendo nashimira buri muntu wese uzi ko
twakoranye ikiganiro buri muntu wese uzi ko yampaye umwanya donc nabihaye agaciro nge ebana kabisa urumva ntago nagenda mvuga buri muntu kubera ko ubu ngubu narindi kuvuga kuri icyo gitaramo cya Yago ariko mu by'ukuri ndabashimira cyane cyane by'umwihariko abadamu muri rusange dukomeza gukorana mu buzima bwa buri munsi duhura tuganira so rero urumva ni iby'agaciro kubagira ikintu nababwiraga namwe muri kutureba muri kureba kino kiganiro wagira ngo twari turi kumwe namwe muri kureba kino kiganiro ndabifuriza kugira abantu b'ingenzi mu buzima bwanyu ndabifuriza kugira abantu babafasha babafasha kugera aho mushaka kugera kuko nta na rimwe uzicara ngo we wigeze aho ugomba kujya no uwo waba uri we wese uko waba umeze kose hari ubwo bizagusaba kwigira inzanga hari ubwo bizagusaba kwirengagiza hari ubwo bizagusaba nyine guhagarara kigabo hari ubwo bizagusaba nyine guseka kandi wenda hari ikibazo wari ufite ariko ugaseka kubera ko ntago mwema mukeneye kubona tudaseka tutishimye ko ibyo bintu ntago bibareba ahubwo ibyiza twe tuba dukeneye kubaha ni ukwishima ni ukunezerwa cyane ko bino biganiro byacu dukora uruzi ko ntishimye naza nkabaye ikiganiro kibi ntishimye naza nkababwira ibintu ugasanga natandukiriye ariko mu gihe nyine ndi gukora ibintu nzi neza ko mu mutima wanjye meze neza ngewe numva ntameze neza ntago nshobora kuza gukora ikiganiro nyine numva apana kutamera neza wenda ngo nababaye ngo nakomeretse cyangwa iki mu gihe nabasha kujya nkuko wenda mfite akano gasebe kari kumbabaza nubwo katagaragara ariko harandya urumva ntago nyine ibyo ngibyo ari ndi kuvuga kwa kuni nyine wababaye hari igihe nyine ikintu kikwaho kababara pe kuko turi abantu twese rero icyo gihe uje gukora ikiganiro hari igihe ushobora gusanga utari kuvuga neza uri kuvuga nyine ibintu biterekeranye ariko ubundi ubu ngubu ebana tuza kubabwira ibintu mbishimiye urumva nagize aba subscribe mu 16 kira cyumweru reka nzabe nagize 17 gutyo mukomeze mu nshyigikire ndabakunda cyane hanyuma Yago pondate mumushyigikire mumuteze imbere hanyuma imuvugwaho mu byirengagize kubera ko nta muntu nyine utavugwa kandi donc ngemba numva bitakabaye n'ibintu birebire umuntu w'umusore nyine sinzi ibintu nta rugo afite ntaki aracyashakisha amahitamo ye nubwo wenda ibyo ngibyo atari ibintu wenda umuntu yamushyigikiramo ariko kuba umuntu atavuga ngo ntago yamushyigikiramo donc ntago tuzi niba ari byo cyangwa se ari ibintu nyine biri aho ngaho abantu baba bavuga ariko icyambere nuko nyine mumushyigikira mwe mukita nyine ku bintu byiza basi yagiye akora hari ibikorwa byinshi yagiye akora mwagiye mubona yafashije ubukwe yafashije inyogo ye amukorera ubukwe buriya bukwe reka nkubwize ukuri niyo reka nkubwire niyo nta muntu nzi nyine wigeze ukorera umuntu ikintu nkakiriye umuntu ugukorera ubukwe ni umuntu ugukorera ikintu gikomeye cyane kandi ubukwe bubamo dépense nyinshi cyane so rero urumva yamusezeranyije ibintu bimwe na bimwe agenda bikora hari abantu benshi yagiye yohereza amafaranga hari abantu benshi yagiye afasha kandi uziko nabajije kwa kundi nyira abantu ubaza uziko nigeze kubaza Mutuzo nabase muto bya serie biriya binara amafaranga yagwara yatanga Mutuzo yambwa ati ukuri kw'Imana tuzi ko yatanga ngiye byaranyobeye ati sinzi ukuntu nyine ameze urumva nyine ntago nyine agira kwikunda muri we rero ni byiza ko namwe mu mwitura cyangwa se Imana yo mu ijuru ikamwitura nyine wenda akazabona abantu bamushyigikira nkuko nawe yashyigikiye abandi akazabona abantu babana nawe nkuko nawe yabanye n'abandi muri uru rugendo so rero nibyo nimvuga nshaka kuvuga muze kumushyigikira turaza gushiraho link y'uburyo ushobora kumusapotinga ukagura tike yawe tuzahahurire natwe tuzaba duhari tuzamushyigikira muri icyo gitaramo so rero abantu muzamushaka guhura natwe tuzaba twabukereye si le 22 itariki 22 z'uko nguko ibindi baraza kuza kubibona muzakomeza mubibone ndaza gushiraho ndashiraho affiche cyangwa ndaza gushira link muri nuze baraza kubibona nibyo byiza mumushyigikire rero guys niba mumukunda mubimwereke kubimwereka rero nuko atazicara muri sare ngo abone ari wenyine ahubwo nuko azicara akabona hari abantu bamukikije biya bintu bimeze nk'ubukwe nabyo kuba wakwicara mu kukibona wenyine byaba ari kabara gahinda gakabije ariko
mukomeze mushyigikire nkomeje rero kubashimira mwese muri rusange na buri muntu wese wabanye nanjye uyu munsi nicyo iki kiganiro donc ndifuza ko cyarebwa ariko niyo kitarebwa ngikoze nishimye ku mutima wanjye numva ko hari mvuzemo ibintu by'ingenzi kandi byanejeje urumva kuri uriya mwaka nabwo nzababwira nyine ikindi kintu kizaba cyanejeje ntago rero nasoza uno mwaka nashimye ngomba gushimira abantu kuko muri uru rugendo tuba turimo ntubuzi ejo aho uzaburi rero nshima n'Imana cyane ko muri uku kwa 12 muri aya mezi ngo ebana ngo abantu baba bari gupfa ariko ndashimira abantu angete muri aya mezi ahubwo witonda ibintu by'ingenda ndavuga nibaza ko niyo waba uri muri Kigali Imana itakurinze byaba ukaba wabikimuga cyangwa se ugapfa ariko Imana mu gihe kigufiteho ijambo ikigufiteho ububasha kandi nta n'igihe Imana itatugiraho ububasha Imana yavuze yego nta muntu n'umwe ushobora kuvuga oya rero ndabishimira cyane reka mbasezere mbabwire ngo muze kumushyigikira kandi nanjye niba uri umuntu wa mbere ubonye kino kiganiro ukore subscribe comment usharinge kugira ngo dukomeze kubana kuko njyewe ndabakeneye nk'abantu mugomba kunsapotinga mula tubasezere cha cha